fatika n'ikaramu twiga amasomo y'ubuzima utazigera wigishwa n'undi mwarimu wari we wese uretse umwarimu w'ubuzima. Munyemerere tugende n'ikindi gice cy'umwirabura w'umunyamerika Martin Luther King, pasiteri, dogiteri, umunyapolitiki, akaba n'umwanditsi ukomeye wamenyekanye cyane ku mbwirwaruhame yise I have a dream. Uyu mugabo rero n'indashyikirwa mu guharanira uburenganzira bwa muntu, yanditse ibitabo byinshi harimo Strength to Love, I have a dream n'ibindi bitandukanye. Luther yavukiye muri leta ya Georgia ho muri leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki 15 Mutarama mwaka w'1929, apfa ku itariki 4 Mata mwaka w'1932, apfa arashwe. Mu kigero cy'ubwana n'ubugimbi, Martin Luther King Jr. yabayeho yishimye kandi yakuriye mu muryango w'abirabura, arerwa n'ababyeyi bamukunda. Nubwo yakuriye mu muryango w'abanyedini cyane, ikintu kimwe cyamuteye kwibaza kuri Bibiliya, uburyo Bibiliya itegeka abakristo ko bagomba gukunda kugeza no kubabagirira nabi. Ibi byagoye Martin Luther King kuko yabonaga abazungu bakora ivanguramoko. Imyizerere rero ishingiye ku idini no kurwanya amacakubiri, ahanini byari imbaraga zuzuzanya mu buzima bwa King. Aza no gukora ubushakashatsi kuri filozofiya na teolojiya, atangira no kubona ko agomba guharanira ubwisanzure n'uburinganire mu nshingano ze za gikristo. Luther rero yakomereje amasomo ye mu iseminari maze ashyira imbaraga cyane mu myizerere, afatiye icyitegererezo kuri Mahatma Gandhi warwanyaga akarengane ku rwego urwo ari rwo rwose mu gihugu cye. Bituma rero Luther ahuza filozofiya na politiki mu kwamagana amacakubiri. Luther yatangiye ishuri akiri muto cyane. Mama we yari umwigisha mu ishuri riherereye muri Atlanta. Bitewe nuko yari azi ubwenge cyane, nta nubwo yarangije segonderi, yarasimbutse. Ku myaka 15 yahise ajya kwiga muri Morehouse College, aho mu mwaka w'1948 hakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'imibanire y'abantu, sociology. Nyuma y'igihe gito rero itorero ryaramuhamagaye ngo atangire urugendo rwo kwigisha uburinganire, maze bamwohereza kwiga mu iseminari iherereye ahitwa Pennsylvania. Aha Luther rero yakoze ibikorwa by'indashyikirwa, aho yigishije abayobozi agendeye ku nyigisho za Mahatma Gandhi zo kurwanya ivanguramoko. Hanyuma mu mwaka w'1955 Martin Luther King yahindutse dogiteri, aho yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya 4 cya kaminuza, PhD mu bijyanye na teolojiya muri kaminuza ya Boston, aho yibanze ku guhuza filozofiya n'imyemerere ya gikristo mu guharanira ubutabera binyuze mu rukundo no kwizera. Ari muri Boston rero Luther nibwo yahuye na Coretta Scott. Nyuma y'igihe gito barashakanye, babyarana abana 4. Ni umuntu rero wamenyekanye mu bikorwa byo kurwanya ivangura, kuko igihe cye hafi ya cyose cy'ubuzima bwe yakimaze hariho ubusumbane, aho abazungu bakandamizaga abirabura. Uyu mugabo rero yanditse izina ubwo Rosa Parks yafungwaga azira ko yanze guhagurukira umuzungu muri bisi ngo yicare. Icyo gihe rero yaharaniye uburenganzira bw'abirabura ko yangaga ivanguramoko. Uko yagendaga amenyekana niko ibihungabanya umutekano w'ibyongeraga, aho bamushyiragaho iterabwoba ryo kumwica. Yatawe muri yombi n'abapolisi b'abazungu bari bashyigikiye ivanguramoko, ndetse barasiba isasu ku nzu ye, ariko yiyemeje gukomeza kurwanya urugomo n'ibitero byarwo, kandi abasha gushishikariza abaturage be kubikora. Muri ibyo bikorwa by'urugomo rero byabaga bishyikiwe n'abapolisi, byagezeho Luther King nawe afatwa arafungwa azira kurwanya ivanguramoko. Icyakora mu mwaka w'1956 imyigaragambyo yo guharanira uburenganzira yaratsinze, igera ku ntego, maze abantu bahabwa uburenganzira bungana muri bisi nta gusuzugurwa. Uyu mugabo yakomereje rero gushyira mu bikorwa umurage yari yaratangiye wo guharanira yuko uburenganzira bw'abantu bugomba kungana. Yageze no muri Ghana, aza no kugaruka muri Amerika,
abamurwanyaga niko bakomeza kwiyongera, abo bafatanyije nawe benshi barafungwa, abandi barapfa, abandi bahabwa igihano cy'urupfu, abandi bakorerwa ihohoterwa rikabije bararaswa. Hanyuma Martin Luther King nanone azibukirwa cyane mu myigaragambyo yari irimo kubera hari Washington. Yavugiye imbwirwaruhame I have a dream, yavuga ko afite inzozi ku munsi umwe abirabura n'abazungu bazasangirira ku meza amwe bahuje umutima. Iyi mbwirwaruhame yahinduye isi ndetse yakunzwe n'abatari bake, aho yari yitabiriwe n'abagera kuri 1/4 cya miliyoni, harimo abashyigikiraga ivanguramoko. Mu mwaka wa 1934 kubera ubwitange bwa Martin Luther King, itegeko ryo guharanira uburenganzira bwa muntu ryahise ritorwa. Muri icyo gihe muri uwo mwaka King yegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Ibyo byombi rero byagaragaje iterambere ry'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu, ariko ntabwo urugamba rwari rurangiye. Yakomeje rero kwanga ihohoterwa kandi aharanira ubudacogora mu butabera kugeza igihe yiciwe ku itariki enye Mata mwaka wa 1968. Luther rero yaharaniraga gusohoza inshingano ze nk'umukristu mu guharanira ubutabera n'uburenganzira bw'abarengana. Azwi cyane rero nk'umwe mu banyapolitike bakomeye wagaragaje ubwitange mu guharanira uburenganzira n'ubutabera no kurwanya urugomo. Ikigeretseho nuko ibyo bikorwa byose bifatanyaga n'umurimo w'ivugabutumwa. Mu mwaka rero w'1968 ku itariki enye Mata, umwirabura w'umunyamerika waharaniye uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse akazana benshi kuri Kristo, yarasiwe kuri motel ya Lorraine hari i Memphis muri Tennessee. Akimara kuraswa yise ajyanwa mu bitaro bya Mutagatifu Yosefu, ari naho yapfiriye saa 1:05. Mu mwaka rero w'1969 James R. Ray ku itariki 10 Werurwe, uyu ni washinjwaga kwica Luther, yemeye icyaha maze akatirwa imyaka 99 muri gereza. Akaba yaraje gupfira muri iyo gereza mwaka w'1998. Luther rero amaze gupfa ku itariki 7 Mata, Perezida Lyndon Johnson yahise ashyiraho umunsi w'icyunamo bakibuka indashyikirwa Martin Luther King. Umuhango wo gusezera kuri nyakwigendera Martin Luther King witabiriwe n'abantu benshi cyane. Hanyuma tariki 9 Mata mwaka w'1969 nibwo yashyinguwe. Abantu benshi barimo n'umuryango we, abayobozi bo mu nzego za leta, inshuti za bugufi bakoranye umurimo w'Imana mu rusengero rw'ababatisa rwa Ebenezer, aho Luther na se bari abapasiteri bakomeye. Martin Luther King rero yagize umumaro mu gihe cye cyo kuba yaraharaniraga gusohoza inshingano ze nk'umukristo, umupasiteri ndetse akabifatanya no kuba umunyapolitiki aharanira ubutabera n'uburenganzira bw'abarengana. No umwe rero mu beza isi yagize. Uyu munsi nifuje ko twaganira kuri amwe mu magambo yagiye avuga. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo umwijima ntushobora kwirukana umwijima, gusa urumuri rushobora kubikora. Urwango ntirushobora kwirukana urwango, ariko urukundo rwonyine nirwo rushobora kubikora. Uyu mugabo yaravuze ngo niba udashoboye kuguruka wabasha kwiruka, iyo udashoboye kugenda wabasha gukambakamba. Icyo usabwa gukora no gukomeza kunyeganyega ugana imbere. Bimeze nka bya bindi by'igare, ubuzima ni nko kunyonga igare, iyo utanyonze uragwa. Luther yaravuze ngo igipimo cyo hejuru cy'umugabo ntabwo ari aho ahagaze mu gihe ari mu bisubizo, ahubwo n'aho ahagaze mu bibazo. Yaranavuze ngo guceceka kw'abantu beza ni bibi cyane kurusha ubugome bw'abantu babi. Burya ngo abaswa bariyongera iyo abanyabwenge bacecetse. Hari n'undi wabikabirije cyane aravuga ngo injiji ziri kuba iyo abanyabwenge bicecekeye. Luther yaravuze ngo mfite inzozi ko abana banjye bato umunsi umwe bazatura mu gihugu aho batazacirwa urubanza hakurikijwe ibara ry'uruhu rwabo, ahubwo bagacirwa urubanza hakurikijwe imyitwarire yabo. Uyu mugabo yaravuze ngo dushobora kuba twarazanywe n'amato atandukanye, ariko ubu noneho twese turi mu bwato bumwe. Luther yaravuze ngo ntugomba kureba aho urugendo rurangirira, ahubwo wowe tera intambwe ya mbere.
ntukarebe aho esikariye zirangirira, ahubwo tera intambwe ya mbere. Kuri Martin Luther King, umuntu yitwa ko apfuye ryari? Umuntu yitwa ko apfuye iyo yanze guhagarara ngo arwanire ukuri. Umuntu yitwa ko apfuye iyo yanze guhagarara ngo arwanire ubutabera. Umuntu yitwa ko apfuye iyo yanze guhagarara ngo arwanire uburenganzira bwe. Uyu mugabo yaravuze ngo buri gihe ni igihe gikwiye cyo gukora ikintu cyiza. Nta gihe nyacyo uzabona kiruta none cyo gukora ikintu cyiza. Luteri yaravuze ngo ntabwo urugomo rwabake rwantera ubwoba, ahubwo nterwa ubwoba no guceceka kwa benshi. Luteri yaravuze ngo ntuzigere utinya gukora igikwiye, cyane cyane niba ubuzima bw'umuntu cyangwa ubw'inyamaswa bugeramiwe. Ibihano duhabwa na sosiyete ni bito cyane ubigereranyije n'ibikomere dutera roho iyo turebye ibintu mu buryo butandukanye n'ubu. Burya ibihano duhabwa na sosiyete ni bito cyane ubigereranyije n'ibikomere n'agahinda dutera roho iyo twicecekeye ntiturwanye abarenganya abandi. Uyu mugabo yaravuze ngo ntuzigere wibagirwa ko ibyo Hitler yakoze mu Budage byose byari byemewe n'amategeko. Yaranavuze ngo amahoro ntabwo ari ukutagira amakimbirane gusa, ahubwo amahoro ni igihe hariho ubutabera ku bantu bose. Uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima butanga umusaruro kandi bunejeje ntabwo ari ikintu ubona, ahubwo ni ikintu urema. Yaranavuze ngo ntabwo abantu bose bashobora kuba ibyamamare, ariko abantu bose bashobora kuba bakomeye, kubera ko gukomera bigenwa na serivisi utanga. Niba utabasha kuba icyamamare, basi uba umuntu ukomeye, kuko byo bigenwa na serivisi. Luteri yaravuze nk'uko kanseri itagenzuwe yototera umubiri wose ikawumunga, ni nako n'urwango rutagenzuwe rwototera imitekerereze rukayimunga. Ibimenyetso bya sosiyete yamunzwe n'urwango ni hahandi abantu basigara basobanura ibibi nk'ibyiza cyangwa bagasobanura ibyiza nk'ibibi, kimwe nuko bagera ku rwego bitiranya ukuri n'ikinyoma. Ukuri kukitwa ikinyoma, ikinyoma kikitwa ukuri. Yaranavuze ngo ku iherezo ry'ubuzima ntituzibuka amagambo y'abanzi bacu, ahubwo tuzibuka guceceka kw'abakunzi bacu. Ntabwo hazibukwa ibibi abanzi bacu batugiriye, hazibuka uburyarya bw'abiyita inshuti zacu, abiyita ko badushyigikiye twagera mu kaga bagaceceka. Hanyuma mu magambo Luteri yavuze, reka nyasoreze kuri iri muri iki gice, yaravuze ngo niba udashobora kuba izuba, binyenyeri, kubera ko ntabwo ubunini ari bwo busobanura gutsinda cyangwa gutsindwa, ahubwo kuba indashyikirwa mu byo urimo byose nibyo bibigena. Niba udashoboye gukora ibintu binini, wabasha gukora utuntu duto ariko ukadukora mu buryo buhambaye. Niba udashobora kuba izuba, basi binyenyeri, kubera ko ntabwo ubunini ari bwo busobanura gutsinda cyangwa gutsindwa, ahubwo kuba indashyikirwa mu byo urimo byose nibyo bibigena.